ntago nari gutinza no umukobwa umuhinduye ikarita n'urugero naguhaga bro uriya mukobwa nimba ankunda nanjye nkaba mukunda nagazagera ku karwanda ko cyo turabana mu bintu bya kara nyamara nago bizatangazwa shiri don't worry umva nkubwire njyewe ngiye kugushakira umwanya kandi uri kuri telefone ya telefone ya hehe mu mufuka irimo so ari uri kubona ubu vugana na bakorodina nibo bagukerereza reba amasaha ageze ya cha supersioza nagahimana arakiretse nago nyikivugisha cyazanaga ngo ibintu ngo nyinyohereza amafaranga kandi nta amafaranga nyigera reka ahubwo se ko muhagaze hano Ubundi nobo nakubeshye pe engineer urabizi eke umuntu wagukoreye ino design kabisa izere ko wamuguriye agacupa gatubutse ariko nari byiza c'est vrai ni byiza kabisa ntabwo yagutuburiye koze cyane umvaga nyine ari inyubako z'abagore nkumva even no kuri gate naho uriya musuderi wa nawe yabikoze neza ya hari umuntu wangiriye inama nyine amuza n'umu engineer baravuye kwiga hanze yarafite n'uburambe amurira purara nanyubakira kandi ntabwo wanciye menshi cyane ngereranyije reka nawe umugore w'umunyabwenge gusa icyo nkunenga ni kimwe ntenga uranenga iki urakizi ikintu ubona nkubwira ni kimwe gusa wita kuri byose umuntu arebesha amaso akabona isawa ariko hari kimwe utajya uha agaciro ikeze kabe sinibaza ukuntu utajya ubona ko ufite urungu reba nk'iyi nzu yose aya masaha nk'ayo kabisa rwose ukomeje no kunsetsa ariko iryo rungu uhora umbwira ni rungu nyabaki trust me no I have to trust you ariko se ni iki kibazo nago njye mba numva utansobanurira neza ni iki biti rungu njye mfite umwana tubana tuganira amarirungu ese ubundi ari what else ari ejo se iki gihe yaba akiri maso ntabwo mvuga ko ibyo nsobanura yibaze ko yaryamye yasinziriye urakicaye yahoze areba televiziyo asa n'unanirwa nsanga yaryamye mu ntebe mpita njya kumuryamisha nanjye nyize ngo ndatambutse umutima mubwira yuko erega kujya ubyumva rega ubundi we ntabwo ujya ubitekerezaho ntawe nari mujye wumva mu gatuza kawe hasa nk'ampamagara nta kibazo mfite koko ntacyo njye nta kibazo mfite kabisa ntacyo ariko wanyumvise nta kibazo mfite waretse nkakuvura aba nabo bantesha umutwe ahubwo abo ngabo ufatiraho ewe wasanga ari igikobwa wenda cy'akada umuhungu nanabwiye kunzanira amazi ntarageva ku kazi none ndebera igihe yampamagariye bagiye kumbwira yuko nabagiye ubundi usumba aramutse ari igitsina gore abimbwira sure uramutse umpamagaye mu bundi buryo ntitwicaranye undi mugore ntekereza ampamagara se ubu nitayeho mu iminsi ninde nkawe ariko ntabwo ujya ubibona koko nobo ntabwo mbizi niba ari njye gerageza ureke ko njye niyo duhuye mbwira ngo mfite irungu se umuntu wamwitabye alo ndaje mufate mu minota nk'itanu wamuha akanya gato ibyo ari byo byose narakubwiye ngo ofisi yanyu iteganya na branch yacu utaha amasaha nanjye ntahiraho ushaka wanyemerera tukajya dutaha turi kumwe nakugeza ahangaha nkakuganirizaho gato nkakumara irungu kera ukuntu umwuka ari kungendera akambwira ko ufite irungu ntabwo numva impamvu yo gutahana nawe ariko rero usa ntiwakererewe ntabwo nakererewe nsigaranye iminota mikeya ariko ntabwo nakererewe ndihuta ntabwo se nari ngiye nibyo ni amasaha n'iki ariko hari akantu agira ngo nkubaze
nta mukobwa ntabwo wamubwiye ko ndi se uri papa pe ijana ku ijana kumba ndeba muvugisha se ndamuhamagara ntanyumve kandi mba nshaka kumuganiriza n'umubyeyi mba ndeba nyishisha ukuntu nyine abakobwa se ntabwo uzi ko bagira isoni isoni z'umubyeyi n'umwana oya abakobwa bagira isoni ibisanzwe nta n'umukobwa utagize isoni uzi ikintu ngira ngo ngusabe ntacyo ariko ya ngofero yanjye ko ntayambaye izuba ntiribuze kunyicara izuba yihorere kanjye nayambaye uzi ikintu ngira ngo ngusabe umubwire ko ndi umubyeyi narabimubwiye arabizi rwose hanyuma areke kugira impungenge kuko mperutse kumuhamagara avuye tuganire nkabona ntanyumva iyo ngeze ahantu ari ahita ahunga ubona afite impungenge oya nta mpungenge niko abakobwa babayeho buriya ntaranakumenyera no gushaka iki size telefone ko ntakeye imodoka nisize reba ku meza ko rebera ku meza uyimpe nakerewe ariko buriya ndabura iminota mikeya sheri naje we ndabura iminota mikeya iri rido naryo nimba ari ritoya umuntu yaje oya nayo mwakire sheri mwerekeze reka nkubwire ariko ibibazo byawe nawe ntibirangira reka mbaze reka nkubwire nyine ngira ibibazo byinshi nk'umuntu wubatse urugo vuba reka sinubona ko umuntu ureba urugo ndurambyemo iminsi myinshi reka nkubaze gakeya ese ibibazo twatangirana ibibazo aribwo nkirugeramo siyo mpamvu nakuzanye ngo mbe umwunganizi uri umufasha wanjye mu bitekerezo no mu bikorwa no mu bibazo se no mu bibazo uri umufasha wanjye ngaho mbase ubwo zigira ikintu ngira ngo mbaze uriya mukobwa wacu mba ari mukuru no kumuganiriza nk'umubyeyi mba ndeba mbirimo turaganira kenshi kuko n'igihe tuba turi kumwe atagiye ku ishuri turaganira ariko nawe nyine nk'umubyeyi muri weekend babonye akanya yageze tukaganira nawe ndumva icyiza reka tujye tumuganiriza wenda turi kumwe no mu gihe nabonye akanya muganirize hanyuma ku kazi amasaha ari kumfata ese wa muhungu wacunze yogeje ya modoka yayogeje ahubwo nibagiwe kukubwira ejo hari umuntu waje hano uwo mureka abandi babo ni benshi tugende uwo mureka reka ngugeze ku modoka wisheri meze neza cyane meze neza pe wowe umeze ute byagenze ute se byagenze ute oya byagenze gute sheri niki cyakurakaje byagenze ute njyewe twe dusore se kandi sheri byagenze ute nose sheri nticyusa se kandi nyine nako ngo utakubitwa ngo nzira sinzi ibintu byinshi biraba ariko natishimba rero waba nose sheri nicyusa ndikuya nicyusa wapi ntabwo ari cyusa ni kagahungu kamwe kamusiyamo ukuntu kari zuba ry'ingurube bozi ko none modoka ujyanyera kwamba ndeba wikostayemo oya nene niba muceri wanguye nabi cyane niba warurimo iki hako wagiye wambara amashati yawe neza urajya kubaza iby'amamodoka unyingura ubaza imodoka uwo twari imodoka
mwese ko nawe ujyanye noneho byagenze nahisize mu kintu hakoze ko nawe nabonye koko nibyo urabazi hano harimo imodoka kingururire harimo imodoka nahisize mu kinamba nanjye nzamura nk'aka gashatira ugeze igihe cyo gushaka kwigeranya na shobuja inde ibyo ndabivuze cugosore ubu sinzayisiga ukayambara oya ntago nayambara nirize kugerageza nambaye igitenge cyura mu maburo uriya mugore wawe wazanye njyana muri dushe nuko ntago yambonye ariko yaza kumbona ari kumerera nabi kuko yaraje asanga kiriho amazi arambwira ngo igitenge cyanjye ngo ninde ngo cyoganye abana buriya wasanga ari wa mukobwa wawe wakijyanye ntabwo mbizi ariko Kamiri uzi ko utamenye ko nashatse umugore none kumbe na za capati twajyaga n'ibishyimbo aho yaza agatanga amategeko yo guteka buri kanya ntitugijya capati ntitugijya ibishyimbo akomaze kubyibuha ejo bundi nagiye ku munzani mbona afite ibiro 39 niyongeye ibiro 2 umunzani wawe undi birayi oya ejo bundi nagiye kwa ruvugana ndi tujye tugura ibirayi haje munsi ya kagasoko gutya nagiye ku munzani wawe akoze ubusi ndi kugutinzara agapeta bugikubera warushaze mu sirivateri ya mu rugo nuko ntitumaranye amezi nshatse umugore ntitumaranye amezi jya mu rugo witwararike kuri uwo mugore uri kunyumva Kamiri ariko nagara kubwa ko yabonye itandukana nsigaye narahindutse nsigaye gende bende nzabikubwira udakirere Kamiri vayo hano niki bona ejo bundi ko nabonye inkweto zawe winjira muri salo zidafuze kandi umbwira ngo warahindutse uriya mukobwa wawe nuramubona ko mama nari nshinze se nayisambuza ntago nyizinjirana yaramwe ngo ninzonye ninde w'inshinzi umukobwa cyangwa umugore ni umukobwa da ako n'umugore Kamiri uzavuga byinshi n'umugore yagushinze uramushaka se yatagushinga uri kumushaka genda karindagire ngwiki gasitera kuva ngumva ngumva ngo kiwe kingo ngo bw'abandi ibintu nk'ibyo nyine ariko nahise ntekereza ndavuga n'ishuko yaba ari wowe byishimo madamu shiri njyewe kweki se nakora ibintu nk'ibyo njyewe none se buriya bagamije iki ntabwo mbizi njye nta makuru mfite nk'uko mba mubwire rero nabizi wenda ko ujya ubabonaho cyangwa umugana nabo ndagira ngo mubwire ngo nuramugoba wabwiye ko batazi igihe bari gukina nayo yego sheri wenda nshobora kuba nabimubwiye nabyumve ariko ukabwire ngo ewana nako kacyusha kawe ntazi uko karesha nako kabwire ko ntabwo kazi bari gukina ese sheri njye ariko nta ruhare mbifitemo pe no mbizi reka ntibitegereze umutima ariko ewana borora inkoko norora agace abyara umwana abyara umuti noneho hagati nawe turaje tuhangana numva biteye ubwoba oya nta bwoba ntabwo gusa nyine ndabona wagira ngo abafite sinzi bafite yahamuka nazi uko riteye ariko naje yemeza imbere kigusha bwizewe ntaho muri neza simana yanjye bino ni ibiki biri kuba noneho badusuye barasuye cyane mwari muri aho mu rugo turakomeye nta kibazo dufite bashakaga madamu ni ukuri narinje nje kubasura kuko kuva wakora urugo urabizi kenshi ndaza muri uru rugo ariko sindahagusanga oya urumva ubushize waje winjira nsohoka ku kazi bari bampamagaye kandi hari amaraporo ntatanze ese madamu yarakubwiye ko nawe namusoma yarambwiye urumva ko n'ubushize twahuye winjira hari n'undi munsi yambwiye ko waje
uwo niwo navugaga. Okay. Natwe ariko tuzashaka umunsi mutwishure tubishyure tubasure. Abana hano haza abantu benshi baje kudusura nyine bitwaje ko turi abageni, ariko nanjye mba numva nshaka kutwirekura njye n'umugore. Ariko se buriya baba bitwaje ko muri abageni cyangwa baba baje kubasura nk'abantu mw'abana. Ariko nkanjye utekereje umubano dufitanye na madamu wawe n'uburyo twabanye igihe kirekire, nukuri nishimiye ubukwe bwawe. Kandi ntago wamfata nko muri abo ngabo. Uyobona urafaya nanone kame murumva abantu baratandukanye. Ntago huza n'abandi, uri umwihariko ku muryango wacu. Mwarimu banye neza? Mutamu wanjye tubanye neza. Iminsi tumaranye, urumva tumaranye umwaka, ndumva umwaka wenda kuzura, tubanye neza. Kandi nawe urabibona ko muri uru rugo ni amahoro. Ikindi kintu rero nkubwira cyanejeje nuko wavuye mu bukode ugashakira mu nzu yawe. Biriya bintu rwose mva ko habayeho gusenga Imana ra. Buriya Imana ikora imirimo, habayeho gusenga Imana iradufasha. Kandi n'abantu buriya ibitekerezo by'abantu bigenda bidusunika. Nawe waba ufite intego. Shabore rero wakoze kunsura, Imana iguhe umugisha n'ukuri, uri inshuti nziza. Buriya rero nanze kuvuga byinshi ko numvaga nabonaga umukozi abangaritse amatwi, ariko ufite umukozi we. Mbega umukozi abantu baraganira akaza gushinga amatwi. Ntubazi se niko bameze. Nariyakiriye meze neza. Reka rero nkubwire, hari ibintu ntavugiye hariya. Ndabona umeze neza, nta kibazo, uri mu rugo uricaye ahantu heza hatuje. Nta kibazo pe. Ngaho rero mbwira umugabo se w'umwana uko bimeze. Dadi nanze kukubariza hariya ngo umukozi ataza n'ubugambo. Dadi bimeze neza. Mubanye neza? No kuva yashaka mwakomeje kubana neza. Uretse ko njya mukumbura nkamubura. Nyine urumva iyo umuntu yageze mu rugo rwe nagongera kumubonaho agisenga mbere. Waramuretse noneho? Ntabwo namuretse. Agomba nshaka ikintu nakora noneho ngo mbe mufite neza. Ndamuhamagara. Reka rero ngusetse. Arakakwitaba? Aranyitaba rimwe na rimwe akankupa, hashira akanya kamaka message. Ariko ngo nakubwiye ngo kimwe n'ubuzi ko mba ndi kumwe n'umugore. Umukecuru yarugeze no narangwa. Nkumva binaneka. Imvi yarazishokoje zabaye uruyenze. Sigore umva nkubaza. Nawe rero bonye kino gikecuru. Wimbwira uri punyere siseme muri aka kanya. Mbega igikecuru. Agnes uramwibuka wa mugore muto w'igikara. Agnes ndamuzi. Inshuti ya Imana ikagushyigikira tukagira ku gikorwa nk'iki gicu. Urabona ko twubatse inzu nziza muri karitsiye. Twubatse inzu nziza kabisa. Muri karitsiye muri uwo mudugudu turi cyitegererezo. Hanyuma se urambwiye ngo mubanye neza pe. Mbishimiye Imana kuko nimba hari umuntu wasengeye uru rugo nanjye mbamo, kandi urabizi. Ndabizi ko twasenze Imana. Ariko se hari ikintu nshaka kukubaza. Ku by'ukuri amagambo numva hanze ntayo kuri. Amagambo meze utese ko numva se amagambo abantu batuvuga yuko ubukwe butagenze neza, y'abantu tutatumiye se. Imana yacecekesheje abantu mu bukwe bwabaye bwiza, ubu bukwe bw'intangarugero. Ntabwo Imana yari kugukoza isoni n'amajoro twaraye. Ahubwo hari andi magambo mba numva abantu bavuga amagambo se ko mba numva bakuvugana n'umudamu bita Nobo uramuzi? Njyewe ngo bavuga njyewe na Nobo.